Hey, niba ufite imyaka 18 kuzamura kugera ku myaka 25, iyi video irakureba. Ndakwinginze reba ino video kugera ku munota wa gatanu cyangwa se wa gatandatu urasobanukirwa impamvu mufashe ino video. Ubu tuvugana afite imyaka 28. Hari aho navuye, hari n'aho nageze. Uyu munsi hari ibyo nabashije gutekereza kubera ko nasubije ubwenge inyuma, nkabona ko hari ibyo nari nkwiye gukora mu myaka yanjye nkiri mutoya. Kugeza uyu munsi nkabona ntagifite ayo mahirwe. Ariko nyamara nayifite ayo mahirwe mbere nkapfusha ubusa. Niba uri mushyashya aha ngaha ndagushimiye cyane, ariko nanone niba usanzwe aha ngaha mwese ndabashimiye cyane, bahaye ikaze. Niba ufite imyaka 18 ukaba uzi neza ko ukiba mu rugo, ukaba uzi neza ko mu rugo nta kintu bakubaza, ahubwo bishimira kukubona aho ngaho gusa banakwingingira kugira ikintu ubasha kujya gukora cyangwa se kwiga, ndakwinginze ayo mahirwe yafate uyabyaze umusaruro. Hanze hari abantu benshi babuze amahirwe ko bagifite ababyeyi cyangwa se gifite abavandimwe bo kuba babasha kuba bari kumwe kugira ngo bagire inama cyangwa se babatize ubushobozi bwo kugira ngo bagire ubumenyi cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose babakorera ngo nabo bishime. Ku myaka 18 yawe ni igihe cyiza cyo gukura amaboko mu mufuka nk'umusore cyangwa se gato k'umukobwa. Ni igihe cyiza cyo gufata umwanya ugaha umwanya amasomo yawe utitaye ku bicantege nke. I understand. Buri muntu wese aca mu bibazo bye bitandukanye, buri muntu wese agira igihe cye, ariko nanone akagira n'ibibazo bitandukanye anyuramo, haba ibikomeye, hari abagira ibikomeye n'ibyoroshye, ariko igihe icyo ari cyo cyose uri muri ubu buzima ugihumeka, hari igihe uzagira ibibazo bigukomereye, ndetse mu gihe we hari ibigukomereye hari undi ubifite byoroshye. Mu gihe we yumva ko byoroshye wowe bigukomereye, abantu bagira impamvu zitandukanye. Ariko icyanzanye aha ngaha njyewe ni ukuvuga ngo ngitangira secondaire mfite ubwoba bwo kujya muri secondaire, ntazi ikintu ngiye kwiga, ariko ndi na excited kubera ko numvaga ari ubuzima bushyashya ngiyemo. Ariko mu by'ukuri iyo nza kugira amahirwe nkabona nk'umuntu ngira inama akambwira ngo urabizi ibi bintu kujya kwiga ni ngombwa, ariko uza focusinge kuri iki ngiki ubuzima bwawe bwose, uwo muntu iyo nza kugira amahirwe nkamubona nkamwumva, ndabizi neza ko hari aho nari kuba ndi hatandukanye n'uyu munsi. Niba rero ufite ayo mahirwe ukaba ufite ababyeyi babasha kukuganiriza icyo kintu, bumve, ububahe, kandi nanone ubageze igitekerezo cyawe. Ababyeyi ni abantu bumva, ababyeyi ni abantu bafata umwanya bagatekereza ku cyo umwana babwiye, hanyuma ukabona baragusubije. Nk'ababyeyi, nk'abantu bakuru kuri wowe bagufatira umwanzuro, ntabwo bahita bapfa kugukorera ibyo ubabwiye byose, ariko ejo n'ejo bundi baba bazabikora kuko wenda bafashe igihe bakabitekerezaho. Uyu munsi turi mu isi ya internet, turi mu isi ya social media, turi mu isi yaho buri muntu wese ashobora kuba ari gukora agakorera mu rugo kandi akabona amafaranga. Hari ubuzi bwinshi umuntu ashobora gukora akabona amafaranga atarinze ahaguruka mu rugo ngo ajye mu kazi. Sinkubwiye gukora ibyo ngibyo, ariko hari ibintu byinshi wagakoze kandi bikakugira umumaro. Ufite telefone kandi telefone yawe igufitiye umumaro, nakugira inama iyo telefone kuyikoresha. Apana kuvuga ngo nabonye ngo iPhone, ngo ni amafoto, ngo ni Snapchat, ngo ni ibiki byose muzapostinga kuri Instagram. Ahubwo ushobora kwifashisha ya telefone ukabibyaza umusaruro ukurikije features zirimo cyangwa se ama application yarimo, ukurikije ubumenyi ufite, ukurikije ibyo umva nyine byakugirira akamaro, ukaba wabyaza umusaruro. Iyo ngiyo ntabwo ariyo topic, ariko topic ni ku myaka yawe 18 kugera ku myaka 25 hari ubumenyi bwinshi usabwa kwiga, ukwiye gufokasingaho, kandi ubwo bumenyi ejo bundi bukakugira umumaro. Rero fatirana hakiri kare, ugifite imyaka mikeya, ugifite ejo hazaza, ugifite imbaraga, ugifite no mu bwonko hagifungutse, cyangwa se hatarananirwa, hatarajyamo ibintu byinshi. Hanyuma noneho uwo mwanya ufatiranye uzagusevinge mu bihe biri imbere, nyuma ya myaka 28 navuze njye mfite. Nk'uko nabikomojeho ko turi mu isi ya social media, hari ibintu byinshi wakora kuri social media bikakugirira umusaruro. Ushobora kwiga gukora photography, ushobora kwiga gukora videography, ushobora kwiga editinga, ushobora kwiga marketing, ushobora gukora ibintu byose bigendanye n'iyo sector. Kandi ibyo bintu ntabwo byigwa mu ishuri, ni ibintu byigirwa kuri field. Ariko nanone iyo ugeze amahirwe ukabona hari umuntu ubikwigishije mu ishuri, hari batanga ayo masomo, ntabwo mvuze ko hadahari. Nakugira inama yo kugenda ukicara hamwe ukirengagiza ibindi byose, ibyo ayo masomo ukayiga. Ibyo ni bimwe uyu munsi turimo birimo birakoreshwa cyane. Ngira ngo mubona ingero nyinshi yuko hari abantu bajya mu bakwe, tukabona amavideo yo mu makwe. Utekereza ko ari amavideo yafashwe n'iki? N'abakameramani. Bari abantu bahembwa amafaranga. Kera aba photographer n'aba videographer
twabafataga nk'abantu baciriritse. But guess what, uyu munsi n'abantu bakora amafaranga kandi aje yihuse, ugasanga amaze nk'amezi 6 ari booked. Nta muntu ushobora kumubwira ngo kuwa 6 tuzaze tubonane, nta muntu ushobora kumubwira ngo kuwa kangahe ku cyumweru dufite wenda umwito, dufite ubukwe, dufite house party, uzaze uyikavaringa, akakubwira ko adahari kubera ko hari aho yamaze gukavaringwa, agomba kujya gufata ubwo bukwe bwose. Ayo ni amafaranga aba yisukiranya, kandi kereye tuza kubimenya mu myaka yacu ya 18 twagakwiye kuba twarabyize neza, uyu munsi tugakura hari aho tugeze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iga gufata risk. Ntabwo ariko buri gihe umubyeyi wawe azagufatira umwanzuro, ntabwo ariko buri gihe umubyeyi wawe azakubwira ibintu byanyabyo, nta nubwo sosiyete turimo akenshi buri gihe izakubwira igikwiye cyangwa se uzagendera mu kigare cyiza. Iga gufata risk mu buzima ubona bugoye, mu buzima ubona butakoroheye, cyangwa se mu buzima buri kuguhereza amahitamo menshi atandukanye. Amahitamo menshi atandukanye bigufasha wowe ubwawe kumenya kwifatira umwanzuro no kumenya gukontorora amarangamutima y'ubuzima bwawe bwite igihe icyo ari cyo cyose ugeze muri situation yaba igoye cyangwa se itagoye, yaba muri situation ya opportunities cyangwa se situation wenda y'ibintu byinshi bitandukanye. Iga gufata risk. Ugiye gufungura business cyangwa se hari umuntu ubonye ugiye gufungura business, cyangwa se uri mu kazi ahantu uri gukora, ariko hari umuntu uguhaye opportunity akubwira ngo ngwino dutangire bundi bushya, va aho uri, ngwino dukore, nta kintu ntangiranye, ariko ngwino dukore nta wamenye. Niba wumva ibyo bintu bishobora kugukorera ejo hazaza, ntuzatekereza kabiri. Umvira inner thought, hanyuma numara kumvira inner thought cyangwa se ibitekerezo buri muri wowe, ufata umwanzuro nta muntu ugishije inama. Iga gufata umwanzuro ku buryo nta muntu ugomba kuwugufatira. Kwiga kwifatira umwanzuro bituma ukura, bituma ugira confidence, bituma wumva bituma nta muntu wazanga gushakinga cyangwa se ngo agukurure cyangwa gusunika uko yishakiye. Bituma uba strong mu buzima ubwo aribwo bwose. Igihe icyo ari cyo cyose uzategereza ko umuntu azagufatira umwanzuro, igihe icyo ari cyo cyose uzategereza ko undi muntu ari buze kubwira ngo kora icyo hanyuma ukagikora, there is no way uzigera utera imbere. Nkuko nabikubwiye, mfite imyaka 28. Ntabwo navuga ko ndi mukuru, ariko ntabwo navuga ko nyiri umwana. Mu myaka 28 niyo myaka yo gushakamo, niyo myaka yo kwita ku nshingano, niyo myaka yo gukuza ababyeyi ugatuma baba retired igihe ufite ubushobozi. Ariko hari abantu benshi bafite imyaka nk'iyanjye batanazi naho ubuzima burimo buragana. Hari abantu benshi bafite imyaka nk'iyanjye banashatse, ariko bari kwibaza ngo why, kuki nashatse. Hari abantu benshi bafite imyaka nk'iyanjye uyu munsi bari mu muhanda babuze n'ubushobozi kandi bafite ubwenge, babuze n'umuntu ushobora kuza kubatora akababwira ngo this is what I do, ngwino nkwigishe cyangwa se ngwino mwereke uko bikora, hanyuma noneho nawe bikore. Niba ufite amahirwe yafatirana, kubera ko ibyinshi bibara bejo. Ugira amahirwe abona umugira inama. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nkigaruka ku bumenyi bwa videography na photography. Hari ubundi bumenyi ushobora kwiga. Muri iyi si turimo ya social media, hari abantu benshi ubona b'abastari bariho kandi batarigeze biga bihambaye, kandi bakora millions n'ama millions. Dufite ingero nyinshi zitandukanye, harimo abagerageje kwiga, hari n'abatarize, kandi n'abize ntibasoza amashuri yose nkuko bagakwiye kuba bari kuyasoza. Ariko uyu munsi bafite millions n'ama millions kubera ko babikesha social media. Niba uzi ko ufite hari talent ufite, either yo kubyina, yo gukina filme, yo gukina theatre, yo kuririmba, everything, art, gushushanya, gerageza uyu munsi bifocusingeho, kuko twebwe mu myaka yacu yahahise ntabwo twigeze tugira amahirwe ko umubyeyi yakwerekera ngo urabizi, kora ibi ngibi cyangwa se ita kuri ibi ngibi nibyo bizagukuza. Twakuze batubwira ngo we need you to be a doctor, to become a doctor, we need you to become an engineer, we need you to become a mechanical engineer, kubera ko ntabwo twari tuzi ko bumvaga ko ari cyo kintu kizahesha ishema umuryango. But guess what, ntabwo ari ko buri wese afite uwo muhamagaro. Hari abo byahiriye nabo bitahiriye, yewe n'ababyiza ariko uyu munsi babuze epfo na ruguru. Do you know why? Bakuze babwirwa ko if they don't do it, nibatifatira umwanzuro, if they don't do it, barita babiruka mu rugo bagende cyangwa se ubuzima bwabo burahagarara. Nyamara mu bindi bihugu byateye imbere,
iyo bakubonamo ko uri umwatlete bakora ibishoboka byose bakokinvestingamo, ukura uzi impano yawe ku buryo nayo igutunga. Aba footballer mubona tuzi uyu munsi ku isi bakomeye ntabwo ari ibintu byahuriranye, ni impano babonyemo bakiri abana, barabatoza bariga paka bageze ubwo bakuze. Uyu munsi tukaba tubafana, umufana w'umupira ukomeye, ndabareba nzi ko batangira kugera naho uyu munsi bari. So niba ufite amahirwe rero yo kwiga ubumenyi iwanyu bakemera kukwishyurira kugira ngo ubwo bumenyi ubwige, iga. Listen, ntabwo ukeneye kariyeri, ahubwo ukeneye skills. Ukenera skills. Iyo ufite skills ntabwo ukena mu buzima bwawe. Iyo hamwe hanze ujya ahangaha naho hakanga ugafatira aha, nyizera aho hantu hatatu hose iyo hanze ubwo ikibazo aba ari wowe. Ariko nta muntu ushobora gukena afite ubumenyi. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ukena ufite itungo rikakugoboka. Iyo umuntu afite ubumenyi ntabwo ajya shoma, ntabwo bibaho. Iyo uzi ibintu bya design, iyo uzi ibintu bya photography, iyo uzi ibintu bya kubaka, iyo uzi ibintu bya mechanic, iyo uzi ibintu byo guteka, iyo uzi ibintu byo kuririmba, iyo uzi ibintu byo kubyina, you can never ever be a poor, because ushobora kubikora wikinira ejo bikagutunga. Kubera ko isi turimo irimo irafavoriza abantu bameze gutyo, kubera ko n'umwuga ni skills apana kariyeri. So kora ibishoboka byose winvesting mu ko wabasha kwiga ikintu, kugira ikintu wiga utama umwanya wawe cyangwa se ushyiramo umwanya wawe kugeza igihe bikundiye. Number 3 cyangwa se number 4, hindura ikigare ugenderamo. Igihe icyo ari cyo cyose uzagendera mu kigare ngo nuko ngo mwakuranye, ngo nuko ngo ari abatipe bawe, ngo nuko ngo wari abantu nyine ngo muziranye, ariko abantu ukabona nta ntambwe bakugezaho kuva umunsi wa mbere kugera umunsi wo mu myaka 100 iri imbere cyangwa se imyaka 10 iri imbere, ukabona nta hantu mwavuye naho mwageze. Icyo ntabwo ari cyo kintu wagakwiye kuba uri kwitaho, wagakwiye kuba uri kwita ku bantu bakugirira akamaro. Icara ahantu bari kuganira business. Ufite imyaka 18, impamvu nahise mu myaka 18 ni uko uba waramaze kuba mature, uba waramaze gufata irangamuntu, uba waramaze gukura, uba ufite imbaraga kuba wabasha no kwirwanaho. Guhera kuri 18 kuzamura, wipfusha ubusore bwawe cyangwa se ubukome bwawe ubusa mu bintu bidafite umumaro, ahubwo ukora ibishoboka byose wige kubibyaza umusaruro. You never know. Mu kwibyaza umusaruro rero, ngarutse kuri iki kintu cyo kugendana n'abantu bafite ibyo bagezeho cyangwa se bakugezaho, gerageza kubagenda nubwo baba batari inshuti zawe. Try to be there, kumva ibyo baganira, kumva ibyo bavuga, aho bajya gerageza ubake appointment, musohoke muganire. Iyo ushaka ikintu umuntu ushaka inka aryama nkayo, tumira umwe mu bantu uzi neza ko bafite icyo bagezeho, nemera guha umwanya, musohokane, ugende musangire ikawa, musangire izo brochette, musangire amafiriti, ariko umenye ngo byibura mu biganiro bingana n'isaha twaganiriye 80% hari isomo nakuyemo kandi nshobora ku-applyinga rikamfasha kugera. Igihe cyari cyose uzajyana n'abantu bawe mukirirwa mu biyobyabwenge, mukirirwa mu mipira, mukirirwa mu bintu byose ngo you're just having fun, warangiza ukabirekera ngaho ukitahira ukajya kuryama. You don't know, buri wese agira destiny zitandukanye na mugenzi we. Dushobora kuba turi kugendana ngendo umusinzi nawe nkakubwira ngo uze dusangire, twese tukaba abasinzi, but igihe za nzoga zanshizemo cyangwa se igihe za nzoga nazinyweye nge ngatangiye nkajya kwicara ahantu ngatekereza ngo what can I do to become a famous person? What can I do to become a better person? What can I do to become a motivator to somebody else who is trying to rise up? So, bahitamo nayawe rero. Ndaguha urugero. Kera tukiri muri secondaire cyangwa se tukiga muri internat, umuntu mwirirwaga muciringa muganira ku ishuri mwese muganira nta kibazo, mujya gukina mwirirwa mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Wasa nk'utembera gatoya ku ma class ugasanga umuntu saa 9 z'ijoro nikaye
arimo arasoma, arimo ariga, kandi mwirirwanye yaguteye story, wamwishinze we waryamye, wowe ugasanga yarayiga mu gitondo, ukabona atsinda kwiza, ukibaza ukuntu byagenze ukagucanga, kuko amasaha yose wumvaga muri kumwe kandi mwari kumwe, but we ntabwo aryama, ahubwo cya gihe mwari muri kuganira niko kuruhuka kwe, rya joro wowe wari uryamye nicyo gihe cyo gukora kwe. Ndakugira inama yo kuba uwo muntu, kuko nibwo buryo bwonyine buzatuma ubasha kuba uwo wifuza kuba we. Niba uri kureba ino video ukumva hari isomo ukuyemo, ndagushimiye cyane. Gerageza ubishyire mu bikorwa, uyisangize abandi bantu uzi neza ko bafite nk'imyaka navuze. Gerageza uhindure imitekerereze yawe, imyumvire yawe, environment urimo, kugira ngo ubashe kugira aho ugera. Thank you so much.